Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo uziye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda ikintu busabwa ni ukujya ubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, yaba aya masomo ngenda bategurira agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo ukunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbikoshyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 tubigufashe. Mukeneye ko tuguhugura kuri mudasobwa, ukeneye ko tuguhugura mu mategeko y'umuhanda wariyigishije mbere y'uko ujya mu kizamini ukavuga ati reka nze tuguhugure, turaza tukaguhugura. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze kanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo, ukajya urahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo umuhanda uzenguruka, mbega ngo igice cy'umuhanda uzenguruka, seka ngo aho banyura bazengurutse, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba abantu turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ni iso cy'ukuri nta kindi ni se aho banyura bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugira, mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni kuri rompu, ugiye kugera kuri rompu. Rero ndakeka ko mutamo se aho banyura bazengurutse, ndakeka ko ruskyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ashobora kuba ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki rero? Ariho metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Mbega ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Sega ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo a ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, b ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Murabizi ibyo byose mba ngomba kubibabwira, nkababwira impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ese wowe urumva bishoboka ko itara ryabonekera muri metero 100 ari ku manywa na metero 20 mu ijoro? Cyangwa iyo ari nijoro ahubwo nibwo tubona itara riri kure? Urabona intera zo ku manywa zarusha iza nijoro, kandi nijoro nibwo tubona ikintu kiri kure cyane cyane iyo ari nk'itara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko uramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ni ingenzi gukanda subscribe hasi umukara kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabyumva. Mu iyihe ntera? ari mu metero 100, B nko metero 200, C nko metero 50, D nko metero 150. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. None kwa bino binyabiziga ibikoresho by'ihoni byayo biba bigomba kumvikana mu ntera ingana iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, n'iso cyukuri nta kindi ni C muri metero 50. Nukuvuga ngo ikinyabiziga cyavuze ihoni kiri muri metero 50 ukaba wabyumva. Murabizi nka velomoteri yo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandikiye tugufashe kubona kode nziza uzagenda ukore rimwe uhita utsinda, kuko tugwana imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandikira ngo muduhamagare ni kuri 0789 935 tubigufashe. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukagugura kuri mudasobwa, cyane cyane iyo uri hano mu mujyi wa Kigali cyangwa uri mu nkengero z'umujyi wa Kigali, tukaza tukakwigisha umunsi umwe cyangwa ibiri, wa gatatu ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira ngo muduhamagare kuri izo nimero, ibi byose tubigufashemo. Ukeneye ko tugugura wariyigishije mbere yo kujya mu kizame umunsi umwe cyangwa ibiri, twandike cyangwa uduhamagare, ibyo byose tubigufashemo. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo urubumbare bwayo cyangwa bw'iyo yikoreye butuma itara y'ikinyabiziga kikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Velomoteri bidafite umuyobozi, ni ukuvuga ngo bikuruye romoroki, ariko iyo romoroki biri gukurura iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri gukurura iyo romoroki. Rero iyo romoroki hari ukuntu ibigomba kugaragazwa. Ibigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Arangwa itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Beka ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ese iyo romoroki bigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Neza neza kino kibazo kimeze gutya barongera bakakikubaza, ariko bagafata ino A tubonye nk'igisubizo cy'ukuri bakayigabanyamo ibisubizo bitatu, bakavuga ngo A, itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D, ibisubizo byose ni ukuri. Urahita uhitamo ko ari ibisubizo byose ari ukuri, urahita uhitamo D, kubera ko urumva ko bafashe ino A bayigabanyamo ibisubizo 4. Ubwo rero uhita uhitamo ko iso cy'ukuri ari D, ibisubizo byose ari ukuri. Hano rero ho babishyize ku nyuguti imwe, urahita uhitamo A. Ndakeka ko niba ramuka bakikubajije mu ubwo buryo bundi nkubwiye, urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arangwa inyuma ni metero 3 na santimetero 50, beka ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50 na B imbere akaba ari metero 1 na santimetero 70, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Mbibutsa ko kino kibazo bashobora kukigwaza mu bundi buryo bakavuga ngo A inyuma ni santimetero 350, B imbere
ni santimetero 170. Ntibikugora ikintu bazaba bakoze nicyo guhindura ingero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Hano ndakeka ko rero igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Hano ndiza ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50, ariko nubona mu kizami bavuze ngo inyuma ni santimetero 350, ntibikugore. Ndakeka ko namusuzamo rero A. Ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikakubaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, burimo imirongo ikoze akantu kameze nk'agakubo ibiri itukura. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. Aranga umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, mu gihe kuri byo bari kutubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, ukareba video nagukoreye y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira, kubera ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo wabazaho. Bino bibazo byose biri mu iyo video. Ubonye utari kuyibona uranyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788351626 nkayiguha mu gihe gitoya kitarenze iminota 2 ku buntu. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye aho hantu ugeze kuhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibiba byemewe. Ndakeka ko waramaze gutamo se. Ndakeka ko wamaze kwandika ku papuro utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamu urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Igihe ijuru rikeye nabigusobanuye, ndakeka kutazongera kubigiraho ikibazo. Mu iyo ntera rero ari mu metero 200, B mu metero 250, C mu metero 300, D nkabona iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanyacyo, kubera ko akenshi ntabwo bakunda gukoresha ibyapa, bakunda gukoresha ahubwo amatara. Rero niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze gusamo D. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Irangi risa rite? Hano ibisubizo bine baduhaye uretamo kimwe cy'ukuri. Arangwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri, B ngo irangi ry'umweru ngarura rumuri, C ngo irangi risa n'icunga rishije ngarura rumuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye ko bavuga ngo ni irangi runaka ngarura rumuri. Nuko ngo iryo rangi iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho rita risa nkaho ryatse bitewe n'ibyo bari kukubwira, ukaba wamenya icyo gushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu babyita ngo ni irangi ngarura rumuri. Ese iryo rangi rigomba kuba rifite irihe bara? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya uhita ugikora. Nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha kuwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bufite uburebure bwite burenga metero 10, agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka. Igihe bibaye ngombwa, ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira: niba utwaye ikinyabiziga gifite buriya buremere bw'ibiro 3500,
na buriya burebure, urumva ni rukururana. Uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere kugira ngo ibinyabiziga biri kukudepasa najya arabona hari icyago agera ahita abona ahantu yigobeka. Ariko reka kutubwira ngo uwo mwanya uba ushobora kuwureka mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe rero, hano hari ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Mbega ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, se ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Uwo mwanya uba ugomba kuwureka cyangwa uba ushobora kuwureka ryari? Mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa aho kunyuranaho bibujijwe. Harambutiyaje uwo mwanya uba ushobora kuwureka, cyangwa se mugeze ahantu n'ubundi kunyuranaho bibujijwe uba ushobora kuwureka. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyasa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayahe mabara? Aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. Mbega ngo amatara y'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nuvuga ngo ay'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 26. Tugufashe kubona kode nziza, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, ntugategereze kubanza wajya mu kizame ngo ukore ngo nutsindwa ngo ubone kutugana. Tugane tukwigishe ujye mu kizame wizeye ko usa nkaho ugiye kuzana icyangombwa cyawe. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 26. Ibyo byose tubigufashemo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibakorere. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gusoranya kino kizame, kino cyapa urabona gifitiye ishusho. Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye uritamo kimwe cya nyacyo. Ari aho kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa. Mbega ngo umuhanda uyoberejwe iburyo. Se ngo kata iburyo gusa. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuhanda munini urasukira ibumoso. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kata iburyo gusa. Ubundi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo urebye ikirango ukabona icyo kiri kugutegeka uhita ugikora. Nuba ngo iyo ubonyemo umunyamaguru ni inzira y'abanyamaguru itegetswe. Niba harimo kano gafresh kerekeza iburyo, nuvuga ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa. Ndakeka ko usobanukiwe. Ndakeka ko bino byapa bimenye. Ubonye biri kugora usaba ku YouTube channel yanyu nk'ukuntu nabikubwiye, ukagenda ukareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kurenga ibihe bipimo? Ara ngo iby'imyuma ni metero 3. Mbega ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 70.
C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari metero 2.70. Nujya mu kizami cyawe ukabona banditse ngo metero 2.7, kwandika ngo metero 2.70 no kwandika ngo metero 2.7 byose aba ari kimwe, murabizi zero iri inyuma y'akadomo nta kintu ibisobanuye. No kuvuga ngo iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, niyo mpamvu hano duhisemo B gusa, mu gihe iby'imbere by'aba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2.70. Kuvuga ngo metero 2.70 no kuvuga ngo metero 2.7 no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 70, ibyo byose ni kimwe, ntubigireho ikibazo. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro, utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo uretse bibonewe uruhusa ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikore burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7, biba bibujijwe. Ntabwo cyaba gitwara toni 10 ngo utware toni 15, biba bibujijwe. Ariko bari kutubwira ngo hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Ibe binyabiziga hano ibisubizo bine baguhaye urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ibinyabiziga bya polisi, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ishobora kuba yatwara toni 10 ariko atwara nka toni 12, zo ziba zibyemerewe. Ndakeka ko ramustamo C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko ramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Ari ngo abanyamaguru. Mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A abanyamaguru na B ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo C. Wari wahisemo A igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baraguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramaze guhitamo C rero, ndakeka ko namuze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: hehe, ari mu musiso cyangwa ahandi hose. B ngo hegereye inyamaswa zikurura. C ngo hafi y'amatungo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho he? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ndakeka ko namutamo rero A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Kino kibazo neza barongera bakakikubajiza, ariko kuri A bakavuga mu nsisiro gusa. Naho mu nsisiro gusa urahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko zikoreshwa kugira ngo amenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo A, ndakeka ko namuze kuyandika ku papuro.
ndiza ko noneho nibaramuka bavuze ngo munsi y'isiro gusa, nabwo urahita ubikora ugahitamo D ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko zikoreshwa munsi y'isiro ndetse n'ahandi hose. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara ariko bicishemo umurongo utukura. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baguhaye urahitamo kimwe cya nyacyo. Araba ngo birabujijwe gukata iburyo. Mbega mutangiza ku binyabiziga bindi bigenda mu muhanda mu gihe ugiye gukatira iburyo. Se gukata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ariko ibyapa biri kugora, subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Hari irindi somo ukeneye ko nkwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe, uzahita uribonera ku gihe, kuko nayo ngayo twashyizeho ni mwebwe mwayadusabye. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papa n'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Birabujijwe gukata iburyo. Iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo utukura, bivuze ko birabujijwe gukata iburyo. Ndakeka ko nusamo rero A, ndakeka ko nuskandika wa papuro utari wahisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ukikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bibuza byo mu muhanda? Araba ngo biri mu ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo. Mbega ngo biri mu ishusho ya mpande eshatu n'umuzenguruko mu ibara ry'ubururu. Sega ngo biri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo biri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese muri ibi byapa nube bwoko bw'ibyapa bibuza byo mu muhanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyo cyandike wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Murabizi ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho, biri mu ishusho y'uruziga, umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Utari wahisemo se, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha aguhaye iki kimenyetso? Ugeze hara kuri feruje usanze zapfuye. Murabizi hari igihe tugera ugasanga zapfuye kandi hari ahantu habahuriye imihanda myinshi, ariko wasanze umuyobozi ubifitiye ububasha, umukozi ubifitiye ububasha aguhaye kino kimenyetso. Ubwo wakora iki? Uba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ara ngo gukata ibumoso gusa, mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, mu gihe kuri bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha aguhaye kino kimenyetso? Ashobora kuba ari nk'umupolisi cyangwa bariya bakorera bushake n'ubundi bakora mu mihanda. Ese hano narutse cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Yaguhaye kiriya kimenyetso hagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, nawe mu kanya gato barakwemerera ugakomeza urugendo rwawe. Wibutsa ko namaze kuhakora video y'amashusho yose ameze nk'aya abazwa mu kizame. Niyo video iri kuri YouTube channel yanyu, usaba kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora, ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ubonye utari kubona izo video uranyandikira kuri 0789 335 16 nkahita nziguha mu gihe kitarenze iminota 2 ku buntu. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ubuso busute, araba ngo ubururu, mbega ngo umweru, sega ngo umutuku, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo.
ese hano urabona isoko kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri wamaze kuryitamo, ndakeka ko isoko cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko kuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi iyo barayobye umuhanda bakoresha ibyapa bitegeka, birakwereka ibyerekezo ugomba gucamo bitegetswe. Iyo udakoresheje biriya byapa bitegeka, bakoresha n'ubundi biriya byapa biranga, kandi biba bifite ubuso busute ubururu. Nibaguha ikitari ubururu, ndabizi hari ikindi kibazo babaza, ntibashyiremo ngo ubururu uzahitemo ko nta isoko kuri kirimo. Ariko hano kubera bavuze ubururu, duhisemo A, tuyanditse ku gapapuro. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wajya kureba iriya video kugira ngo umare kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe? Ari bivuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, bega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, sega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, deka ngo nta isoko kuri kirimo. A iravuga ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, beka ngo ibyapa biburira n'ibitegeka, sega ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka, deka ngo nta isoko kuri kirimo. Hano urabona isoko kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko isoko kuri amaze kuryitamo, ndiza ku isoko cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko kuri nta kindi ni C, ibyapa bibuza n'ibitegeka biba bigomba kugaragazwa cyangwa bishobora kugaragazwa ku mihanda ku buryo bumwe. Ndakeka ko nutamo rero C, ndakeka ko nuzikandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko araba ari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode nziza. Tw'imyitozo iragufasha kwitegura neza n'ugiye ko uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha ubonekaho ku munsi. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, dufite uburyo dukoreshwa bwitwa Google Meeting. Tuguha link ukayikandaho, iyo ukanzeho tuguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, tukajya turakwigisha n'ubundi dusa nkaho twicaranye. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha turi kumwe, nabyo birakunda. Tukigana umunsi umwe cyangwa ibiri, wa gatatu ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa, turaza tukakwigisha. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.